Kizemo n'imisatsi ngishyiramo na outfits bihagaze nk'ibihumbi nka 50. Ko nanone bagakunda gutereta cyane. Urukundo ufitanye na sheri wawe warugeranya n'ihe filimi muri izo ngizo warebye? Izina ryayo yagufata n'abarega waba uri mu rugo rwawe ufite umugabo nanone atagukunda kubyarira iwanyu mani nta mugabo nta n'iki ayanjye nabyarira mu rugo. Wabyara mu rugo cyane? Nose kubera icyo utakwemera ko mubana? Kireka abaye nkunda nibwo nabyemera. Ubundi gushaka umugabo mba numva ari nko guhitamo ubuzima uzabamo kugeza upfuye. Kuko iyo uhisemo kuvuga ati ngiye kubana n'umugabo ubuzima bwanjye, ariko ababyeyi barimo diferanse. Umubyeyi yakubyaye yaragutwisa amezi 9 ntabwo yabura kukugirira impuhwe. Ntabwo yabura umugabo mwahuye mukuze mukora sex wenda murabyara ariko ntabwo yakugirira impuhwe mama wawe cyangwa papa wawe. Yo, ni MC The Soft Dancer aka The Hottest to Papa official selector bad money once again, but if you understanding what I'm saying guys. Yo, ni wa muhungu wanyu hano guturuka irwamagana ni The Soft, ndi imihanda fresh. Ahanga ndi kumwe n'umukobwa usa neza cyane, umukobwa mwiza. Muri kubibona kuri kamera ko nje nawe tumeranye neza sana. Tumeze fresh, ibintu ni Gucci ni sokoro. Ayo baby amazina bakwita? Wase Princess. Wase Princess. Gerageza wongere ijwi wire kuri fresh, ugerageza vibing. Sorry. Ugerageza vibing nyine twe twikorera akantu kacu si byose? Yeah. Umeze neza se? Meze bo. Okay. Bakwita Uwase Princess. Yeah. Byanya byose? Cyane. Kugira ngo bakwite Princess byagenze uteze? Niko nakoze nitwa nago mbizi. Niko wakoze witwa? Ko nagerageza kubifiringa. Ugerageza kubifiringa? Yeah. Wasanze witwa Princess? Yeah. Princess bisobanura iki mu Kinyarwanda? Umuntu ashobora kumva iryo zina akavuga ati se Princess bisobanuye iki? Nyine Princess ni imbosani ya Prince bisobanuye. Prince bisobanuye igikomangoma, Princess bigasobanura igikomangoma kazi. Bigasobanura igikomangoma kazi. For sure? Cyane. Wagwane my people. Guys, ngira ngo mwabyumvishe umuntu wese uri kuri no video atazi ijambo wenda cyangwa se izina Princess icyo byari bisobanuye igikomangoma kazi. Niko bisobanuye. Okay selector, nose kuri gusa neza iyo design iri ku mutwe, bimeze bite? Nahagari cyane. Wegereye hino gutya nyine fresh urumva, ubundi umbwira ibyari byo. Design yanjye se ni utuntu tw'abana tuba tugerageza kwigira batoya. Mugerageza kwigira batoya? None se urakuze wowe? Nahagari cyane ariko nyine iyi design nyibona ku bantu b'abana ngabona ni byiza nanjye nahise nifuza kubyishyiraho. Ese wifuza kubyishyiraho? Yeah. Hanyuma ukurikije ukuntu ngiye ndi kukureba cyangwa se uri kugaragara kuri zino kamera fresh sibyo? Yeah. Ntabwo ari ibintu bya danje nyine wowe wire kure umbwiriye udutemo wagwani ngo bimeze bite? Iyo design ndi kubona wadekuye ku mutwe ni nayo mpamvu itumye ngiye duhurira imihanda nkatavuga ati ngwino dukorana akantu n'iki nta n'ibintu bya danje nta n'ibirenze. Iyo design iri ku mutwe igwagoza amafaranga. Gereranyije ni nka 10k. 10k? Yeah. Okay. Star wakoreshejemo iri hafi mu mujyi? Bayita ngo iki? Divine Salo. Bayita muri Divine Salo? Yeah. Niho ukorera se? Nkorera hepfo yaho gatoya. Ukora hepfo yaho gatoya? Twe tubahaye location ni hano mu mujyi wa Rwamagana fresh Salo bayita Divine Salo Design. Nakubwira ngo ubaye uri umukobwa baguhaye karibu uzakatire ubundi nawe ugende bakuryoshye nyine nawe ngo mere nk'umwana. Ku myaka yose waba ufite wallahi abantu bagotamo barabigukora fresh cyane. Okay. Hanyuma Divine ukurikije ukuntu wambaye guturuka hasi kugera hejuru dukubite totale utubwire ngo wambaye amafaranga ngahe? Gerageza nyegere hano ubundi tubwire ibyo ari byo. No ku mutwe birimo byose cyarimwe dukubitira tubwire ati guturuka hasi ukuntu wambaye kugera hejuru physical yawe nyine uko nihagaze. Kizemo n'imisatsi ngishyiramo na outfits bihagaze nk'ibihumbi nka 50. 50? I think. Fasho cyaze wallahi anga uranakubeye. Divine umeze neza se? Yeah. Okay. Je hari akabazo nshaka kwibariza fresh si byose? Gerageza nyine wire kure unsubize fresh ngiye nawe tuganire. Duhuriye imihanda uri umukobwa nanjye ndi umuhungu biri aho ngaho nyine urumva? Tugiye kuganira fresh nyine ku bintu biri sere nyine umuntu abona hano hanze tu. Sibyo?
ushobora kumbwira ikintu waba uzi ku batipe b'inzobe bananutse? B'inzobe bananutse nyine abo nzi ni bakeya ntabwo ari benshi ariko ibyo mbaziho mu mico yabo baziho iki? abahungu b'inzobe bananutse abo nzi bamwe na bamwe turi inshuti mbaziho kugira urukundo kuba inshuti nziza ko nanone bagakunda gutereta cyane. Bagakunda gutereta cyane? Ufite boyfriend se? Ufite boyfriend wowe? Okay, let's go, twagiye. Warebye filimi zitandukanye? Sibyo? Yego. Filimi wabonye cyangwa se ubwoko bwa filimi waba warabonye ni nka bungahe? Ni bwinshi. Ni bwinshi? Gerageza umbwiremo byibuze nk'ubwoko nka butanu. Nabonye filimi z'urukundo, mbona filimi zirwanya, filimi nyine z'ibiganiro biri aho bisanzwe, za politike n'izindi nyinshi. Iyo telefone banza uyizimye nawe. Ushobora kumbwira ubwoko butanu bwa filimi wabonye? Nabonye filimi zirwana, iz'urukundo, iza politike n'iz'ibiganiro biri aho bisanzwe. Nizo zonyine? Ntabwo ugira filimi z'intambara? Oya. Ntabwo hari na filimi z'ibyikango? Nazo narazibonye. Hari ibyikango, haba harimo amavampaya, ibintu byinshi cyane bitandukanye. Hari filimi z'urukundo, hari filimi z'ikira. Hanyuma ukurikije urukundo ufitanye na sheri wawe, sibyo? Urukundo ufitanye na sheri wawe warugeranya n'iyihe filimi muri izo ngizo warebye? Izina ryayo? Tubwira ati ngewe bitewe n'uburyo ngiye nkundana na sheri wanjye, ndabona byibuze uburyo ngiye nawe dukundana byaba bimeze nka filime iri mu bwoko n'ubu ngubu, utubwire. Nyine hari movie y'urukundo nabonye igenda isa nk'inshushanyiriza ukuntu njye nawe tubanye, yitwa urimo kuyibagirwa. Okay, mu buzima busanzwe hari igihe ukundana n'umuhungu, sibyo? Yego. Umuhungu igihe kikagera akakubwira ati wansanze muri ghetto ukansura, sibyo? Yego. Ese umuhungu aramutse akubwira ati ndarwaye nsanga muri ghetto unsure, wagerayo ugasanga umutipe wawe yari imitwe yo kugira ngo wenda agire ute akubone kandi wenda yari yaranakubuze mu buzima busanzwe, mbwira ukuntu wabyitwaramo. Ko byaterwa nuko bwaba musanzwe mubaye. Bwaba musanzwe mubanye? Biba ari ku nshuro ya mbere. Kandi urumva umujama uramukunda byadanje, uko byagenda kose ntago wakwemera kumubabaza, sibyo? Aho nabo gerageza n'igitekerezo umbwira ati ukuntu byagenda, sinzi ukuntu nandi ko byumva. Nyine akeka abaye atarwaye nyine ari imitwe, nanjye ntabwo nahita amenya ko yashakaga n'ubundi kumbona mu bundi buryo, nahita mukatira nkikomereza. Batumukatira? Nasi kubera icyo wamukatira kandi umwana ubizi kumukunda. Nawe nyine hari ukuntu ahita kwereka indi shusho y'uwo utari usanzwe uzi. Yego. Ubu mubonye ukundi kuntu. Urumva wahita ubyakira ku kanya yuko mwahita mutandukana se cyangwa mwakomezanya? Byagorana ariko nyine kuri iyo nshuro wahita umukatira ukikomereza, wenda mukazaba mubiganiraho nyuma. Kandi urumva umuntu igaguhamagara nti shu wansuye ko numva ndwaye meze nabi, urumva? Gerageza urebe muri kamera ko numva ndwaye meze nabi, wambara ukansura, waba ukigera iwe muri ghetto ugasanga yakwiteguye wese urumva? Kari cyo kigomba gukurikira ko yuko mugomba kubikora. Ubwo uramutse uceka inzu ugasanga umujama nagarwaye watukatira urukundo. Numva nahita ngasohoka. Vuba. Nabitekerejeho. Nisi kubera icyo utabimukorera kandi ubizi ko umukunda. Ibintu muba mutaraganiriyeho ntabwo ahita ubikomeje. Kuganira nonse iyo umujama n'umubebi bari gutiritanya bari barakoze relationship, urumva baganira kuki? Ni ibyo ngibyo n'iterambere ryabo nyine, sibyo? Wenda nyine abandi sinzi ko baba babyumva, ariko ngiye kuri njyewe ku bwanjye nahita nkatahira. Tukitahira? None se umujama aramutse, garuka hano hino gato, urimo urajya kure, garuka hano hino. Umutipe aramutse aguteye inda, sibyo? Akemera kugutwara iwe mu rugo
ariko atagukunda. Mbizi Nyine hari uburyo umutipe ashobora kugutera inda akagutwara ariko nyine atagukunze, niyo yanagutwara ntazanakwiteho mu rwego rwo kwitabara. Mu rwego rwo kwitabara. Hanze aha ngaha hari amategeko nyine akontorora ibyo bintu, nyine akamenya ibyo ari byo, bareba uri mu ikosa bakamuhana. Ibintu nk'ibyo ngibyo niko biba bimeze. No kuba wakwemera iyo ukayitwita ukavuga ati njye nzemera umusaraba mu rugo bazampa, nzemera haso mu rugo nzahura nazo. Mani, ibintu biri aho ngaho wahitamo iki muri ibyo ngibyo? Shobora utankunda nakigumira mu rugo. Wakwigumira mu rugo? Hanyuma mu rugo wakwemera kubyarira mu rugo n'ukuntu iwanyu wenda banakubujije na mbere hose ati reka gukona nuramuja mukabyanga, urumva wakwemera ibitutsi by'ababyeyi bya buri munsi? Kujya n'ubundi iyo umujama kujyanye watagukunda gufata nabi ikintu cyose umwatsi nyine akabona kuri mugo yagufata nabi, arega waba uri mu rugo rwawe ufite umugabo nanone atagukunda nta kubyarira iwanyu mani nta mugabo nta n'iki. Ayanjye nabyarira mu rugo. Wabyara mu rugo cyane? Nose kubera icyo utakwemera ko mubana? Kereka bayankunda nibwo nabyemera. Iyo umutipe waramwemereye mugakora sex nta rukundo rurimo, ataragufashe ku ngufu n'uburyarya bubaho. Wenda agenje nawe amukunda ariko we andyarya. Ubwo rero hari ibyo ngibyo atankunda nabyarira mu rugo kabisa. Njyewe wumva ikintu ngende gushaka, yewe mba numva wagenda mukibanira. Ukazajya ubyuka mu gitondo ukambara igitenge fresh ukajya mu bandi badamu ukavuga ati mfite iwanjye mfite n'umugabo. Hari ikindi agufata nabi cyangwa kugufata nabi? Kugufata nabi k'umugabo burya ariko yagufashe nabi ari umugabo ntaribi. Ni danje. Ni danje gute? Oya nawe ntabwo birenze Imana, ntabwo birenze ibyo. Kereka wenda hari abagabo bamwe na bamwe bakubita abagore babo, njye atankubita akamahira akanyitaho biraho, niyo yaba atankunda n'akazi ke ariko anyitaho tu nabyemera tukabana. Ariko biriya by'abagabo baza bakubita abagore yamusaba ikintu akakimwima, hanyuma se ko mu rugo wakubitwa ufite n'urwo ruhinja ababyeyi bakanagukubita zikakubana nyinshi ahubwo. Ariko nanone ntabwo waba ubundi gushaka umugabo mba numva ari nko guhitamo ubuzima uzabamo kugeza upfuye. Kuko iyo uhisemo kuvuga ati ngiye kubana n'umugabo ubuzima bwanjye kugeza mpfuye, mubyarire tubyara n'abana, ubu uhisemo nyine. Ariko iyo uri iwanyu ufite nk'uwo mwana utegereje igisubizo cy'Imana yaguha n'undi mugabo, ibaze wallahi kubyarira iwanyu wakenera pampa y'umwana ugahamagara ababyeyi nabo batari bagushoboye. Urumva ko kantu byaba ari sawa? Wewe wakomeje kumbwira ngo ngiye nabyarira iwacu umwana nkamurera nibereye iwacu, kubera ko naba namaze gusanga uwo mujama nta kintu kimurimo n'iki ari scam zira aho ngari wa muniga ugenda kinywera amayoga agatumura, amara gutumura agatamfata nabi ugasanga mu rugo nta kigenda nta kintu kirimo biri aho ngaho. Ariko ibyo bintu noneho bigereranye no kuba mu rugo iwanyu nta kintu kibereyeyo. Ukeneye uko umwana wenda hari ibintu runaka wenda umwana akeneye nta kazi ugira nta n'iki, warangiza bikaba ngombwa ko ababyeyi bakubyaye nabo baza kugira ute, nabo baza kugufasha. Ibyo bintu urumva wazapfa ubishoboye? No kugerageza ntabwo wabishobora nyine 100% kuko ababyeyi nabo bagiye bashyiramo akawe. Basi reka twemere yuko wakwishakira umugabo bikarangira, sibyo se mani? Iyo agufata nabi ariko byitwa rega ubu ufite link wajya ujya mu bandi badamu ukavuga ati ngiye mfite umugabo nta kintu mwaza mumbwira, sibyo? Akora nicyo kora ndi kumva byaba ari bya, ariko nawe nkumva sibyo, kuko umugabo yagufata nabi n'undi nta kintu yakumara. Aka ababyeyi barimo difference. Umubyeyi yakubyaye yaragutwisa amezi 9 ntabwo yabura kukugirira impuhwe. Ntabwo yabura umugabo mwahuye mukuze mukora sex wenda murabyara, ariko ntabwo yakugirira impuhwe mama wawe cyangwa papa wawe. Hanyuma ubu tuvugana we yuriye muri atambuka muri quartier nk'uko ndi kukubona wambaye neza fresh uri kumwe na The Soft uje hano kuri kamera, urumva biri gucangamo muri quartier ugahura n'abajama. Ese iyo uhuye n'abajama ukeka ko yo mumaze kubisikana nyine, sibyo? Ukeka ko ari ikihe gice bari kureba ku mubiri wawe kurusha ikindi? Ndakeka bari nko mu maso. Mu maso? Kubera cyumva ko byaba ari mu maso se? Niyo umuntu muhuye lise ni gatoya bakureba mu maso mutarabisikana, baturutse imbere yawe nawe uri muraza. Ese iyo mumaze kubisikana ko baba bari kureba iki? Cyeka ko baba bari kureba inyuma ku kibuno. Ku kibuno? Ko bahita se? Kuri buli.
ukeka ko bari kurira kuri buri byanya byose niko nkeka ariko ntabwo mbizi urahafite ariko gake kubera icyo ari gake ntabwo umuntu yahita yiyemera akavuga ngo ni cyane abamurira nibo baba bari kubona ko ari cyane sobanura impamvu uburyo umukobwa niyo yaba ari mwiza kajana ari baby face you know ari baby face bya danje abatipe batajya bamwitaho namba oriye yuko iyo bahuye n'umukobwa niyo yaba asa nabi kajana ariko afite ikintu bita nyashi ngiye mbwira ukuntu bita kureba uriya mukobwa ufite nyashi kurusha umukobwa mwiza mu maso ibyo bintu wabisobanura gute gusobanura njye numva nabiha abantu benshi abatipe bakunda bashobora kuba bakunda nyine inyuma kurusha mu maso ngo tubwire impamvu bakunda inyuma kurusha mu maso ujye unsobanurira dusobanure imana nihe mpamvu bakunda nyashi kurusha mu maso h'umuntu nyirabo ibyo mbona byinshi abatipe mbona benshi ushobora no guhura uri baby face ukamucaho wagera imbere agahita areba inyuma yabona ntakiriho akikomereza akigenda wese ntabwo ujya uhura n'abajama uhindukira ubarebe oya ntabwo umutipe yakunyuraho nimara kubisikana uhindukira umurebe bibaho ariko ntabwo pense ntunyemereho bwiza ukuri byibonetse sibyo nanjye nyine ndabareba tu ubu barebamo iki igihe umuntu agucamba outfit zirenze akareba agahera hasi akagera hejuru wowe urimo urareba drip zonyine gusa cyangwa nyine ari no kuboneka umutipe akunyuraho ubona ari mwiza nyine ugahita umureba tu umutipe mwiza kuri aba ameze ati tipe mwiza kuri njye mani kabisa sibyo uri umukobwa uko byagenda kose ushobora guhura n'umujama ukavuga ati sinzi umutipe mwiza kuri wowe imbere ya princess aba ameze ati umutipe mwiza aba ari umutipe ujya ureshya nkawe urabyumva umutipe ureshya nkawe wambaye mvuge n'imyambaro ngiye mbwira ati umutipe mwiza kuri njyewe bo twahura nanjye ubwanjye nkumva sinzi nkumva binjemo ukuntu ameze ati tubwira ibimuranga guturuka hasi kugera hejuru umutipe mwiza kuri njye aba afite umusatsi utari mwinshi cyane nyine uringaniye yogoshe hano hasi kandi inyogosho niba yitwa Steven umusatsi usa umusatsi usa nk'uwikarazemo udakaraze cyane atoboye amatwi nk'ugutwi kumwe cyangwa nyine yabishaka agakora abiri atoboye n'amatwi afite navuga se gute sama body afite igituza ritari rinini ritari na ritoya nyine aringaniye ari hagati areshya nkawe wakunda nyine kwambara ibintu by'ibijeje ibintu bitamwegereye n'uwo nguwo rwose w'igikara umutipe w'igikara ubwo ni umutipe wirabura kubera icyo utakunda umujama w'inzobe nyine amarangamutima y'umuntu ntabwo ari we uyateguza weho ku mujama wirabura kuri wowe kuri imbere ya princess yirabura akatari cyane nawe bikabije nk'imibiri yombi hanyuma kuki wahereye kare uvuga ati umujama ngureshya nanjye ngiye ndahisha gute nawe nyine suri mugufi yasuri na muremure cyane ubu ntabwo uzi n'ikibazo ngiye mfite cyo kuba duhagararanye hano muri kamera urimo uransumba ubundi ibi ngibi biboneka hake biboneka hake byatari kuba nahagarara n'umukobwa muri kamera akansumba serious ntabwo ari ibintu byo kukubeshya nanjye nyine mbashaka umuntu ureshya nkawe princess igira hino turacyakomeza ukora iki kiguteza imbere njye ndi umu hair designer ndi umusutsi nkora imisatsi ukora imisatsi niba atari ibintu by'ibanga abakobwa bareba the soft kuri YouTube njye ntabwo style musukamo imisatsi nzizi ntabwo nzi n'amazina yazo mbaye nogosha nakubwira kwa friends zigera muri 5 amazina yazo ariko nkamwe musuka wambwizi ziba zihari nyinshi twagiye akambe hari
boro bita amarasita. Amarasta. Turebe muri kamera. Abajya kumera nk'izi direde Ariko atari direde nyine ari menshi. Menshi sinzi niba nyine ni menshi basukamo ibiboro bijya kumera nka direde. nyine ni boro nyine baza bagasuka ku musatsi bunga ku musatsi wawe. Ya hari n'indi boro yitwa penso. Penso ndayizi. Okay. Penso hari na plante zo ziri ubwoko bwinshi. Hari boro bita butterfly, hari twist, ni nyinshi cyane. Hanyuma iyi boro iri ku mutwe yo bayita iki? Ni plante. Iyi ni plante. Ya. Hanyuma hari boro ndi kubona ko mu ruhanga rwa nyine man sinzi ukuntu zirimo zigzag ukuntu. Zitwa baby hair. Baby hair. Ya. Niwo wazi designinze se? Ya ni njyewe. For sure. Ya. Biba bisaba iki kugira ngo se n'abandi baby kugira ngo muzishyira ku mukobwa cyangwa n'ubusanzwe abasanzwe zifite? Hari igihe hari iziba ari karemano n'iziba umuntu yazishatse agakata umusatsi we. Ugarukiye mu kangahe bigaze? S4. S4. Ya. Bityo utatuwese ngo urangize S6. Ni struggle biba bigoranye. Hari igihe ubushobozi buba bukeya umuntu akayambaza umwuga. Iyi job imazemo igihe kingana iki? Imyaka 2. Imyaka 2 yose? Ya. For sure. Ko byagenda kose ushobora kubona afite experience ya danje. Okay princess. Wakoze kuba witabiye ino banga yanjye wallahi reka mubwise ukurumva. Iyi bore ka tuyiclosing next time tuzongera duhure naga ari ubu ngubu. Iyi si yo nshuro ya mbere naga ari nayo ya nyuma tuzongera dukora indi banga already. Yeah. Okay. Wakoze kuba witabiye show yanjye. It's okay. Thank you so much. Thanks. Hanyuma kuba uri kumwe na The Soft hano muri kamera wabyakiriye bite? Nishimye. The Soft ntego n'ubwa mbere duhuje face to face, ariko ni umuntu wakisanzuraho ntaga complicate ubuzima. For sure. Yeah. Umuntu agukeneye asanga ku yihe social media siko byagenda kose urazikoresha? Nkoresha IG. Bakwita? Uwase. Inde? Uwase kuri IG? Yeah. Hari na Princess. Ufite account zingahe? Ebyiri. Hanyuma ahandi? TikTok bakwita? Princess. For sure? Yeah. Ko ntarakubona. Nuko utarancyatse. Yenda umu TikToker. Nuko utarancyatse zande uzambona. Yenda umu TikToker nta muntu naba nazi ko byagenda kose. Nyine ushaka uzambona. Nzakubona. Yeah. For sure. Hanyuma ufite impano? Impano se ntago ari. Ufite ihe content kuri izo social media rero sasa? Iyo umuntu ari kuri social media ikintu icyambere uba ugomba gutwaraho ni content. Wowe urambwira ati mu buzima busanzwe ngiye nkora muri salon isuka imisatsi cyangwa se ikora icyo bita woman design hair, sibyo? Yeah. Ni urugero. Wakagombye kuba ufite content kuri social media zawe ukamamaza ibyo ukora, ikini ababikunze bakabaca inbox bakakwaka nimero ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndagerageza. Content ufiteho ni iyi. Ngiye nindamuka ngiye kuvisita ntuze social media zawe nzasanga ihe content ukunda kuba uri gukora uduki mu mavideo ya cyangwa mu mafoto. Galio Selector Bombo Clat ni The Soft OG. Ugifungura YouTube usacingamo The Soft ugasiga kanyu kandika onaga uhita ubona umuhungu kuri profile wambaye twaturine twatuyiko n'iki ugahita ukora subscribe and then ugahita ukora no kunzogera kujya igihe cyose ngiye nkubise banga hanze tujye tubasha guhita tugenda na 5 kwa 5. Galio Selector ngenda ndi kumwe na Princess Uwase. Uyu niwe mukobwa turi kumwe muri banga y'uyu munsi. Gice ubwira abantu banje bankurikiye. Abantu bakunda The Soft. Nanjye ndabakunda The Soft. Umuntu mwiza. The Soft ni umuntu mwiza. Ni umuntu uri hamu. Yeah. Guys murakoze cyane twongeye duhure next time.